Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya SAVEUR DIVINE. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa SAVEUR DIVINE. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaho umugisha. Ndabasuhuje mwese abakurikiye ijambo ry'Imana muri kano kanya. Muri kumwe na mwene So Rukundo Vincent. Tukaba turimo kuganira ku nsanganyamatsiko igira iti Ubwami bw'Imana buratwaranirwa. Dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 11 turasoma umurongo waho wa 12. Matayo 11 umurongo wa 12 haranditse ngo uhereye ku gihe cya Yohana umubatiza ukageza none ubwami bwo mu ijuru buratwaranirwa, intwarane zibugishamo imbaraga. Dusubiremo, uhereye ku gihe cya Yohana umubatiza ukageza none ubwami bwo mu ijuru buratwaranirwa, intwarane zibugishamo imbaraga. Imana idufashe cyane. Iyo tuvuze gutwaranira ubwami bwo mu ijuru, bisobanuye gukoresha imbaraga, ariko ni imbaraga mu buryo bwo kwiyemeza ndetse no gufata imyanzuro ikwiye ku bigendanye n'icyo ijambo ry'Imana ridusaba. Muri iyi myanzuro ikwiye hari n'aho umuntu uhatanira iby'ubwami bw'ijuru yemera no gutuma ubuzima bwe bujya mu kaga aho kugira ngo azabure ubugingo buhoraho. Imana idufashe cyane. Reka turebe urugero muri Bibiliya, urugero rwa Yosefu mwene Yakobo. Turasoma Itangiriro igice cya 39 umurongo wa 8 kugera ku wa 20. Dusome. Maze ariyangira abwira nyirabuja ati dore databuja ntagenzura ibyo mubikiye byo mu rugo, ndetse ambikije ibyo atunze byose. Muri uru rugo nta burundutamo, kandi ntacyo yasize ngo akinyime keretse wowe, kuko uri umugore we. None nabasha nte gukora icyaha gikomeye gityo ngacumura ku Mana? Akajya abwira Yosefu uko bukeye ntamwumvire ngo aryamane nawe cyangwa ngo abane nawe. Bukeye yinjira mu nzu gukora umurimo we, ari nta bandi bagabo bo mu nzu barimo. Uwo mugore afata umwenda we aramubwira ati turyamane. Amusigira umwenda we arahunga arasohoka. Abonye yuko amusigiye umwenda we agahunga agasohoka, ahamagara abagabo bo mu nzu ye arababwira ati dore yatuzaniye umuheburayo wo kudusekana agasuzuguro. Yanyegereye ngo aryamane nanjye ntabarisha ijwi rirenga, maze yumvise nteye hejuru ntabaje, asiga umwenda we iruhande rwanjye arahunga arasohoka. Yo ku murongo wa 16 agumisha uwo mwenda iruhande rwe ageza aho shebuja wa Yosefu yatahiye, maze amubwira amagambo amwe nayo ati wa mugurano wawe w'umuheburayo watuzaniye yanyiyegereje ngo ansuzugure, nanjye nteye hejuru ntabaje asiga umwenda w'iruhande rwanjye arahunga arasohoka. Shebuja yumvise amagambo umugore wamubwiye ati uko niko umugurano wawe yangiriye, uburakari bwe burakongezwa. Shebuja wa Yosefu aramujyana amushyira mu nzu y'imbohe bakingiraniramo imbohe z'umwami, aba muri iyo nzu y'imbohe. Imana itugirire neza. Uyu Yosefu
nk'uko tumaze kubisoma mu ijambo ry'Imana, yahisemo kugirana ikibazo na nyirabuja, yanga kuryamana nawe kubwo kwanga gucumura ku Mana. Nk'uko twabisomye, yabwiye nyirabuja ati nabasha nte gukora icyaha gikomeye gityo ngacumura ku Mana. Aha hari undi washoboraga kugerwaho n'iki kigeragezo, ugasanga aravuze ati aho kugira ngo ndebwe nabi na mabuja cyangwa se na databuja, niba icyo kigeragezo kigeze ku mukobwa cyangwa ku mugore, kavuga ngo aho kugira ngo ndebwe nabi na mabuja, aho kugira ngo ndebwe nabi na databuja, bibe byamviramo no gutakaza aka kazi ndetse binshyire no mu kaga, ndahitamo kwemera gukora ibyo mabuja ansabye cyangwa se ibyo databuja ansabye. Imana idufashe cyane. Ariko Yosefu, Imana ishimwe, kuko yari yarishingikirije ku Mana, akamenya neza iby'Imana yanga itamwemerera, yafashe umwanzuro wo kubaha Imana, kabone naho byamushyira mu ngorane mu by'ubu buzima busanzwe. Ngiki icyemezo gikomeye yafashe. Twasomye muri Matayo igice cyaho cya 11 ku murongo wa 12 ngo ubwami bw'Imana buratwaranirwa kandi intwarane zibugishamo imbaraga. Ndakwifuriza wowe ukurikije ijambo ry'Imana muri kano kanya kwirinda gukora ibyanezeza abantu ariko binyuranije n'ijambo ry'Imana, kabone n'ubwo icyo cyemezo cyakuzanira ingorane mu by'ubu buzima, kuko ubwami bw'Imana bugishwamo imbaraga. Uwiteka dushoboze cyane. Imana idufashe. Amen.